Hi guys, ndabasuje cyane nongeye kubahereza ikaze kuri channel yanjye, baha ikaze cyane. So uyu munsi rero umunsi mwiza cyane, mbonera kubwira abantu bakundana, abantu bafite aba boyfriend, mukomeze mugire ibihe byiza. Ku itariki ya mbere abantu bamwe na bamwe barishimye, abandi bagira agahinda gakabije kubera ko batabonye amagift y'abakunzi babo, ariko reka nguhumurize nkubwire ngo sori igihe cyawe kizagera ubone umukunzi. So sicyo cyari kinzanye rero, ikintu cyari kinzanye ndarinje kubabwira abantu bakunda ibikorwa byanjye muri rusange. Ushize nakoze video mbabwira ko hari casting, so uyu munsi rero none mbisubiyemo. Hari casting ku itariki 15 z'ukwezi kwa munani, ukwezi turimo. So icyambere ugomba gukora ni ukugana muri platform zanjye, cyangwa se ukajya muri comment hari nimero yanjye ushobora kwandikiraho kuri WhatsApp, ubundi nkagufasha kugushyira muri group y'abantu bazaza muri casting. So ibirenze nyuma y'iyo casting, nyuma casting hari training izafasha abantu bamwe na bamwe kugira ngo bigire ibijyanye no gukina filime. Hazaba hari abarimu babisubiriyemo kugira ngo bigishe. Ikindi kwiyandikisha ni 10,000, kwiyandikisha ni 10,000. Abazapasinga muri training nibo tuzakorana filime iri guteganya gukorwa muri no minsi iza muri uku kwezi n'undi kwa munani. Casting izaba mu matariki nk'ayo ngaho, habaye training y'icyumweru kimwe, iminsi 7. So nyuma y'iminsi 7 tuhite dukora filime, tuzahita dutangira gukora filime. So ikintu nakubwira rero, ntucikanwe, amahirwe nagucike. Iyi video wisharinge, uyihereza abashuti bawe bose, ubabwire bagomba kuza gukora training, bagomba kuza gukora casting. Hari abantu bicara bavuga ngo twabuze amahirwe, twabuze ahantu badufasha, twabuze ahantu tugaragariza impano zacu. Nta kindi kintu kuri Gihozo TV show ikintu tujye kujya kubafasha kugaragaza impano zanyu, kubafasha kugaragaza ibintu bibarimo, nicyo cyonyine cyatuzanye. So rero bakunzi banjye, uyu mwanya niwo mwanya mwiza wo kugira ngo ugaragaze impano yawe. Uyu niwo mwanya kugira ngo wereke umubyeyi wawe ikintu ushoboye, wereke inshuti zawe n'abavandimwe ikintu ushoboye. So be ready, ngwino wiyandikishe. Iyi nimero iri muri comment niyo nimero ushobora kuba wakoresha ukiyandikisha, cyangwa se ukanyandikira. Ushobora no kumamagara, ushobora kubona nimero itari kwitabwa ukabanyandikira kuri WhatsApp. So rero nta kindi kintu nababwira uretse ko mbakunda cyane kandi mbahaye ikaze. Ikirenze icyo Imana iduhana umugisha. Ni karibu cyane, ni karibu kuri Gihozo TV. Bye. So bakunzi banjye rero, mureke tubane tugende tuganira kuri uru rugendo rwanjye. So hano ngaha rero narindi Igisenyi, ni ubwa mbere ngeze Igisenyi. So guys, ntabwo mwakumva uburyo ki Gisenyi yabaye Gisenyi yabaye Gisenyi ku buryo mudashaka kubyumva. Gisenyi yaraniryoheye, Gisenyi numvishe ari ahantu heza, ariko mboneraho kubwira ababyeyi bacu batubwira yuko Gisenyi, ngiye nakuze ababyeyi bambwira yuko n'inshuti bambwira ngo iyo umuntu agiye Gisenyi, niko nanabyumvaga, ngiye umuntu agiye Gisenyi ngo bahita bamutera inda. Sinzi niba hari abandi bantu muri commentaire babimbwira, niba nabo barakuze famille yabo, cyangwa se bumva inshuti zibabwira ngo iyo umuntu agiye Gisenyi ngo ahita atwara inda. Mana yanjye, nakuze nzi yuko umuntu wese ugiye Gisenyi ahita atwita, uretse no gutwita akahita bikirara, akaba umuntu mubi. Kandi Igisenyi hagiye abantu bose, hagiyeho famille, hagiye inshuti n'abavandimwe, ku exploringa nyine ibintu bimwe na bimwe. Ntabwo mushaka kumva ukuntu nagezeyo, niba ari uko nari ndi kumwe na famille, niba ari uko byari bimeze gute, gusa narahakunze, haranryoheye. Mana we, naragenze aho mubona ndi kugenda mfirima, nuko mu by'ukuri nanezerewe no kubona Gisenyi. Aya mashusho narayafashe ndavuga, Mana, ngomba kuzaba mfite view y'ibintu byose, kuko ngiye ku bantu banze, nkunda ibyatsi, nkunda indabyo, nkunda nyine ahantu hari, niba navuga ko ari igihuru, niba navuga ngo nkunda forest, sinzi uburyo nabibabwiramo. Ariko narabuze ati ibyatsi ngomba kubifata, ngomba gufata umuhanda, ngomba gufata abantu. Nuko nagendaga mu muhanda, ariko nimba ari uko hari mu gitondo mbona nta bantu barimo, ariko ntabwo nshaka gufata abantu Gisenyi kubareba. Ariko babyeyi, inshuti zacu, mutubabarire, ntimukajye mutugana niba wowe warageze ahantu, cyangwa se umuntu yarageze ahantu akaba nyine nahagirira ibihe byiza, cyangwa se ubuzima bwe ntibugende neza kubera aho hantu. Please reka guhangisha abandi bantu, cyangwa se ureke kuvuga nabi muri rusange, kuvuga ko aho hantu muri rusange ari habi.
basi vuga ati hari umushuti wanjye yagiye bigenda gutya, ariko ntugafate abantu bose ngo bashyire muri range imwe bavuga ngo umuntu wese wagiye Gisenyi ngo ahita abikirara, ngo ahita aba ngo umwana ngo mubi, ngo ahita bamutera inda, mbese nyine ngo ahava azi kunywa itabi, ngo azi kunywa inzoga. Inshuti zanjye kuki mwanteye ubwoba mw'abantu mwe, kuki mwanteye ubwoba mukabura ukuntu Gisenyi ari habi, mukamubwira ukuntu umuntu wese ugiye Gisenyi bamutera inda, none nkaba navuyeyo nandabane ko mbona nkabona nandabane ko kuki mutubeshya ntimukatubeshye. Njyewe nababaye ndavuga ngo njyewe ngo bagufata ahantu hose ngo bakoze mu Rwanda hose, umva nta hoteli ntagiyemo, nta hantu ntasuye, ahantu hose baba narahasuye, ariko wumve ngo n'ubu ndacyababaye mbabajwe n'abantu bambeshye. Njyewe gute bamufata bakambeshya ngo n'ijye Gisenyi bazabirinde, kubera iki mwambeshye ngo n'ijye Gisenyi bazabirinde, ko nandabane ko ntatwise kubera iki mwambeshye mugatuma ni exploringa ino view, numva oderi ya Gisenyi mugatuma ntenjoyinga. Oh my god, mwarambabaje pe, mwarambabaje. Munsaba imbabazi n'abana bose mwabeshye Gisenyi batera inda. Iyo mihanda twari tuvuye ahantu bita Palm Beach, nimba ari sinzi ukuntu bavuga, nimba ari Palm Beach, nimba ari Palm Beach, sinzi ukuntu bahita. Abo bari banjyanye nimba bahita niba ari Sagabe, nimba bari banjyanye umva aho bari kujyana ab'umutima nari narashiriye, kuko njya mbona nyine abantu bapostinga bagashira ngo ni Gisenyi, nari nashigiye ahantu muri umutima. Umva nababwira ati mumbarebe, nta muntu ubanza abantu twari turi mu modoka bose bari bazi nyine ibyo bintu, ariko twari dufite umuntu umwe uhazobereyemo mu zero location z'Igisenyi, twaramugenderagaho buri kose aho yavugaga tuvuga ati twagiye. Ariko reka mbabwire, Yesu we narishimye rese gusa hoteli hose Serena ubanza numvaga ahantu hose naharara, nahangora Palm Beach n'ahandi hose numvaga hose nahagera. Narebye view, noneho nageze ahantu bita ngo nageze Musanze, ahantu bita ngo kwibere rya Bigugu, banyereka ahantu ibere riri. Njye noneho banyeretse ngo ibere, nari mfite kureba ahantu ngo hari ibere, mw'abantu hari ahantu hita ibere kubera iki, kuko nabonye nabere rihari. Nari mfite amatsiko yo kureba ngo ibere rya Bigugu, ariko njye nabere nabonye. Nari nzi ko wenda hari nk'igishushanyo cy'ibere cyangwa se hari nk'ikintu cy'ibere, dore kuri wa mutima nahageze, mundebera umutima. Umva Mary, ngo tuzamwigishe gukora vlog. Hano irago bavuga ngende, bavuga akira. Yes. Akira. Genda muri radiyo ukoremo video. Ya video ko tujye kwikorera mu idirishya. Fata ndi hani wowe. Nasi kudufata. Nese uguru ndiri w'inzoguru. Wowe ndatangiye gufata. Turamutwara ku ngufu. Ndamutwara ku ngufu. Hani ka. Eri umfashije. Ese ubu iyi telefone umpaye gutya mbigumisha gutya mpaka. Nibagiye kuzana. Nakomeza ameze uku nguku mpaka. Mana we. Kandi ndo nitumye. Ndabera ukuntu tumye. Ngoko. Fata. Urafata fashion. Ega fantane nshaka cyane kurusha telefone. 14 konyine. Ntabwo ushaka 16. Ntabwo ugaragara. Ntabwo nyine kugaragara. Cyane iki? Icara. Nicara. Uri video nicara. Ngaho. Ngaho kora video. N'ubundi nzayiteranya kuri ya yindi. Yego. Maze mbwira abanyarwanda ubwiza bya Gisenyi. Guys, n'uganiriye Gisenyi. Gisenyi yari heza, niba uko nahaje ndi kumwe na famille. Ni heza cyane, hararyoshye. Ubu ngubu tuvugana bereka amazi. Banyerekera amazi. Bereka amazi, uriya muntu yasinziriye mu bwato.
see the view. See. dore umutwe See the view. reba See the view. reba muri Congo reba mu Rwanda Reba mu Rwanda reba i wowe. Burundi reba ahantu hose Cyane ntabwo byemewe. Nshobora kugwa. ngaho tugenda maze mufite ikibazo murashaka gutaha vuba guys nuko umutima rero narawufotoye ndavuga ndawufilima ndavuga ni ndabereka umutima uyu mutima narawukunze bari kumbwira ngo iyo hano ari nijoro ngo haba hasa neza ngo umutima uba waka mana yanjye numvishe nahaguma kugeza nijoro kandi amasaha yari yadufashe dufite gutaha kuko umunsi ukurikiyeho yari akazi ariko reka mubwire mbega ibihe ubwo bwato nabwo nabugiyemo ndabwinshoyinga ariko mana yanjye ariko amazi ni meza babyeyi kuki mutwangisha Gisenyi c'est pas bon gufata abana mukatwangisha Gisenyi ntabwo ari byiza ari na gato aho rero mana nyagasani ariko ndiyenza ku buryo mudashobora kubyumva pe aho rero twari tutashye tugeze ku gasoko nibonera inyamaswa hano ariko si inyamaswa ubwo ni itungo inshuti zanjye twari duce ku gasoko turi kwitahira umva mbambonye ayo matungo mba ndayegereye none se kubera ikiriho biriya bintu bimeze kuriya iraryana kubera ikiriho biriya bintu se bimeze kuriya izindi njya mbona ko ziba zisa umweru cyane zifite ubwoya bwiza naguze impamvu ni ubwa mbere mbonye intama mwana we koperative none se musanzwe muzigaburira iki izi ntama musanzwe muzigaburira iki ubwatsi gusa nese ko wazizanye hano ku muhanda ubu ziri harya byita gute uri kuziragira intama nazo baraziragira ubu se ntabwo yagucika ikajya mu muhanda zirya ibyatsi gusa ubu si mwe bigura nkangahe 200 byose ngwino nyifate neza ikigabo kiba kimeze gute ikigore kimeze gute byose ni ibigore iyi ngiyi imeze ifite amabondo manini iratwite bavuga ko itwite cyangwa ibihaka igo iyo ngiyi irahaka bavuga guhaka yaringize ngo yesu we mbega ibintu byiza ariko birasa nabi yo mbega intama cyangwa nuko muziryamisha ahantu hari ibitaka niyo mpamvu zabaye kuno kuri kunseka se mbwira mu kiraro ariko kiba kirimo ibitaka kirimo ibyatsi ukuntu uri kunseka noneho yesu we izindi ntama ziba zisa umweru ziba zifite ibyabyo iyi ngiyi ko yashizeho ibyoya ni ikigabo irashaje buriya ni ukuvuga ngo kiriya cyo ruguru kiracyari gishyashya biriya bifite ibyoya byinshi mbese bigiye murabyogosha uripfura kubera gusaza yesu we mbega ubu kimwe kiba kigura 200 uko kiba kingana kose
inshuti zanjye ni ukuri narebye intama bwa mbere n'amaso yanjye ariko ibyiza nabonye Gisenyi ni byinshi ni ukuri ko Imana narishimye natashye numva nezerewe ndabashimira murebye ino video yose mukayirangiza mukareba ibyiza nahuye nabyo by'Igisenyi mukunda Igisenyi kuko nanjye nahakunze ahubwo nzajya bye.